12제차의 절차를 거쳐. umva ubundi no mugenzo wo gusenga nk'imvura igwe ni umugenzo ubera ahantu henshi hatandukanye ku migezi 12 mu misozi y'Isitiri. Natwe uno mugenzo tuba tugomba kuwugiramo uruhare, bamwe bakajya mu ntara y'amajyaruguru abandi mu y'amajyepfo mu misozi tugasengera rimwe ng'imvura igwe tugatangatanga hirya no hino mu gihugu. Ariko umwami we yavuze ati umugenzo nubera ahantu hamwe, bivuze ngo umwami ibintu ari gukora ntago ari umwami ari gukora by'umugenzo wo gusaba ng'imvura igwe bitandukanye. Inyanja tuba dusenga ngo ni za dragoni, izo za jedi zo mu birere, izo zose ntago nzizi. Bivuze ngo ku mutima umwami byari gusenga ntago abyizera, nuko yerurutse imbere y'abaturage gusa kugira ngo abereke yuko ashyigikiye umugenzo wabo wo gusenga. Ariko ari kuba ku mutima ati ibyo bimana byose ndi nandi gusaba ng'imvura igwe nta nubwo bikaba muri geto. Hari amagambo kavuze ajyanye n'uyu mugenzo. Uyu arakabaza ati iyo migenzo yizi gute kari y'ibwami? Ino migenzo ni ibwami gusa uburyo bagwisha hano. Bano bagabo baje kuri runo rugo rwa wa mwana Sono na papa we batumwe nande na wa mu ministry cya kiministry nicyo cyabatumye cyandengera icyo cyabatumye kureba ndi ya geti ba mu wa mwana bita Sono na muzehe we. Bababwiye ati haramutse hagize umuntu muza kubona kuri iriya nzu, yaba turuka ibwami yaba afite iriye peti, nawe mu kantu nyetse wo gashobora kungiraho ingaruka, njye mita niruka. Nicyo kintu batoza ibikomangoma. Wowe gitangira guceka cyangwa ukabona nk'umuntu akuri inyuma niwe yabatari yaje kwica, ariko ukabona asa nk'ugenda yomboka cyangwa afite isura isa nk'iya detox uceka kari igisambo. Jyita wi Mana dufashe nibabona ibirenge byacu. Ibaze wakandagiye ahantu mu byondo kandi undahari, agomba kubona iki? Agomba kubona ahantu ibirenge byawe wabikandagije. Umwana yasenze Imana aribwira ati Mana y'isi n'ijuru dufasha ahantu twakandagiye nibahabone. Dore ko sasa wabanye ukuntu Imana isubiza we, menya isengesho ry'uyu mwana ari ryo rikoze. Imvura ikigo abaturage barasohotse ari benshi batangira nabo kuri batamwe babagize bana bibare bari ku buryo utamenya ngo hari umuntu waciye hano. Urumva kwigirira icyizere ati nago nzongera kwihisha. Mwana nubwo mubona nk'umwana ngo mwita yuku cyangwa se gisongo, kuri jye nago mufata nk'umwana kuko ni umuntu umwami wavuyeho yibyariye. Ndetse muri politiki umuntu wa mbere duhanganye n'uriya mwana murumuna wanje yari yagiye ari ahantu sasa umwami byaramucanze, ahantu yari yohereje abicanyi bagiye kureba ande, bagiye kureba wa mugabo ngo ushobora kuba akekwaho kuba afite urwandiko rwasizwe n'umwami rugaragaza kuri ya mwana yuko cyangwa se gisonga ari uzaba umwami. Umwami yese yumva ko umwana yari ahari, kumba umwana yahageze muri rugo yijyaniye n'agashuti ke. Sasa umwami ashobora gukeka kuri ya mwana gisongo nawe yaramenye ko kari akavumo kari karimo iki urwandiko rugaragaza ko ari we mwami. Yatangiye kwibuka umwami wavuyeho, papa waba bana akaba papa wa kakana ka gisongo ndetse n'uyu nguyu mwami wabanje ndengeye nta kandi ubwo yari umuministiri nta kindi kintu yakoraga. Yirirwaga ibaze kubona ministiri yirirwa ahetse umwana w'umwami amuzengurukana ari hasi akazarana uwo munsi umugabo yatanze. Umugabo yarivugiye ubwe ndengeye ati mwami wangize imbwa y'umwana wawe igikomangoma gisongo, ati kuva warangiza imbwa rero nanjye ngiye gukomeza mbi nyamaswa, ariko mbe ya nyamaswa izica umwana wawe gisongo nyirirwa ku mugo tuje ugira ngo n'uruntu ruzima shana urutubuzi rubeshya. Ubwo umwami rero n'amasambu ye ibyezemo byose baba bagomba mu byo ashinjwa. Uriya mugabo arashinjwa no kuba yagutuburiye bigatuma ubaha ibiryo, icyo nacyo ni icyashi. Umuceri kano umuceri nyine ubona akantu uza akaba bakita gute arya akantu kamwe k'umuceri ako kose niyo wakiba uba wibye umwami. Icyo bamuhaye hari ikimenyetso bamuhaye, ikirangantego cy'umwami barakimuhaye. Barangira nabwira ati uriya mwana naza kubona kino kirangantego cy'umwami araza kwizugura. Niki cyakirenze icyo ngicyo? Umwami byo koko uzi ko mu gihugu inzara yateye umuntu akaza murimo wakibamo agafuka k'umuceri rwose wabyumva. Umwana ibyo ari kuvuga atera ibintu biba bikwiye, ushobora kumushyiramo imyaka rengana nkamugerekaho ibyaha atakoze. Nicyo ushaka kuvuga wa mwana we Ugiye gusuzugura umwami utangiye kwivanga. Ashaka kuvuga ko igihano wamuhaye kidakwiriye. Igihano nimba umuntu yibye umuceri icyo gihano ntago gikwiriye. Uriya mugabo bamujyane mu rukiko babanze bamukurikirane maperereze yiregure binyure mu nzego zose zishinzwe iperereza ibwami, bibabaza umwami bamuburanishe. Uyu mwana wo ukurikije ibitekerezo atanga bigaragaza ko iby'umwami biri hasi cyane. Waravuga ati umuntu ajya aburana binyuze mu mucyo. Gari uko umuntu namuburanisha mu buryo bunyuze mu mucyo, ahubwo icyo ukeneye nuko wazagira gutyo ukabona nk'ubabariye ibyaha. Dore cya kigo cy'ikibonye cyagize gutyo gifata ikirangantego cy'umwami kiraza kinaga imbere y'umwana. Kandi uko igikomangoma mu mwana w'ibwami nta kuntu atakwigirira icyizere kuri mukuru we, abagomba kugusubiza ukavuga akagusubiza bitarivangamo. Yakigishaga kurwana kakiri karumuna ke, akakagaburira akagaterura agakunda. Ariko iyo hivanzemo ibintu by'intebe mu nje, ibaza umwana gukubwira ayo magambo we washakaga kumwica, aba kujombye icyuma ku mutima. Ku muntu w'umugome ndetse wamaze no kumva atifitiye icyizere, iyo umubwiye amagambo nk'ayo arushaho kukwanga tuvuga tuyu mukingo ko numva ndusha n'ubwenge. Ariko ntago umwami ntago mpara muri Korea umuntu ajya kuraba imyenda. Mu muco wabo wa kera ntago bakuragamo imyenda, buriya yabaga yambaye ubusa. Ndetse n'abagaragu be batangiye kugenda bavuga ku byerekeranye n'ubukwe bwa no kuba nashaka umugore byateza ikibazo mukuru wanjye umwami. Ni ikibazo sasa umwana ibaze kuba gushaka kwawe no gukura kwawe byabangamira mukuru wawe. Wa mwana we bigeze mu kurwanira imbaraga za mbaraga ziyo
kuyobora ariko apana zino zo kugenda ngo wateruye ibyuma ya zira ntago ari imbaraga biriya ntago ari imbaraga ahubwo usanga ufite imbaraga we wateruye ibyuma umugenda inyuma umugenda iruhande umurindiye umutekano yego niko bigenda atumva ngubwire wa mwana wanjye we iyo bigeze ku kintu cyerekeranye n'imbaraga nta magambo nabona mbisobanuramo cyangwa se mbwira inshuro nyinshi sasa mama ari guhanura umuhungu we dore umwana wa mukeba w'ingarasa umwami nyirizina asanga bari mu matiku umwe mwana wanjye ugomba kujya witondera abandi bose uzabizere uko ari kubivuga umwami ari kubumva kwa kundi umubyeyi yibetanye umwana yarakaye ari kuvugira hejuru abantu bose ujye ubizera ariko uzitondera umuntu ba onkere bakicwa abishywa babo kuri wawe watandukanye n'abari bose bagiye bica abavandimwe bapfa intebe y'ubwabo noneho mutanavukana mu nda neza muhuje umubyeyi umwe ni half brothers ni ba half wanjye rero ubukwe nibwo gisubizo cyonyine nuramuka umushingira umukobwa wa chief royal secretary ndashaka kumushingira umukobwa wa chief royal secretary niyo nshaka kumushingira ngira ngo n'umukobwa wa chief royal secretary abare mushingirano murangiza mwimukire mu cyaro bita Gaconga ahantu kure cyane mugende mubeyo mucecetse mutavuga nta n'umuntu ubwira ko ukomoka ibwami uranyumva uzajya unahumeka uri muri icyo cyaro ujye ukora uko ushoboye umwuka wawe ijwi ry'umwuka wawe rize bucece ku buryo abantu batanakumva ibaze mbega ni ukumubwira tuzarucurumire hatazagira umuntu ugera unamenye kuturuka ibwami nunahumeka ukana k'imyaka 5 barakimika tuyu mwana abaye umwami wenda akabeborerwa n'abamarika iyo titire yifite rero nago buriye bigeze ku ntebe y'ubwami nta kipe wasuzugura tugende ifuza kandi koko ndumwizerwa kuri wewe atumva nimba ubyifuza uzapfe